Aha, turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana bane namwe. Mwe tujya dukunda kubana ku biganiro bitandukanye, aho muturuka hirya no hino, aho muri hose ko bazabasha gukurikira bino biganiro, Imana ibahereze umugisha. Nta wundi rero bari kumwe nawe na Emmanuel Nganje nande amugira neza na Narcisse uzwi ku izina rya Kazungu. Yes, nabyo byongeraho ni byiza cyane. Mu minsi yatambutse itari myinshi cyane twajyaga dukora ibikomere byo ku madini n'amatorero. Hanyuma ibyari ibikomere abantu bajyaga baterwa na bene se mu rusengero, ukabona bafite ibikomere bitandukanye. Turabifite byinshi, nge bagiye banyandikira baciye mu gikari bavuga bati n'iki uzakivugeho, ariko noneho tugiye kuvuga ku gikomere cy'umwana w'umuhungu witwa Olivier. No hari hepfo mu majyepfo. Yari yanambwiye ati noneho kugira ngo bivuge neza na papa uzamuvuge na mama umuvuge n'akarere ukavuge n'intara uyivuge n'imirenge n'utugari n'imidugudu. Ariko ndavuga ni noneho aho ngaho naba ndengereye. Uyu mwana rero yaranyandikiye turavugana, arambwira ngo afite papa we w'umupadiri. Umupadiri rero ngo yagize gutya atera inda nyina. Ngo amaze gutera inda nyina arangije biba ngombwa ko nyine kiraba ari igisebo. Kiraba ari igisebo cy'uko ari padiri akaba abyaje umuntu kandi batemerewe gushaka. Arabitekinika, barabikora. Bamaze kubikora, uwo mwana amwandikisha kuri musaza we. Ubwo mbese byagenze biti, ni nka kwa kundi nyine umwana avuka, umwana akavukana agahinda. Murabizi neza ko abana benshi bakunda kubaza ba mama wabo, mama papa, oya ba mama babo cyane, mama papa ninde rwose. Rimwe na rimwe nyina akaba nta no gusobanura afite bwo kuza guhereza umwana. Ubwo rero uwo mwana w'umuhungu nyine, uwo mupadiri, urumva cyari igisebo cy'uko padiri yabyaje umuntu. Aramureba amubaza ukuntu bizagenda. Umwana w'umuhungu arimo ambwira ngo icyo gihe urumva afite imyaka 18 gukirenga hafi 19. Ngo icyo gihe ngo papa we yahaye musaza wa nyina 500,000 by'icyo gihe mu myaka 18 yatambutse, kugira ngo akundagire gute, kugira ngo ubwo bo ntabwo babifashe nk'ari umwana wa padiri, ahubwo babifashe nk'aho uwo mwana we nyine ubwo mbo yabyawe wenda n'umuntu nkaho wenda ari umuntu batazi. Yego, noneho yamara kubyarwa n'umuntu batazi bo, kugira ngo mbese azakunda akiri igikomere cyangwa se akiri n'umubabaro, musaza wa nyina akagira gute, akamwiyandikisha ngo abari umubera se. Olivier rero aho ari turamwihanganishije mu izina rya Yesu. Ihangane. Byanatumye akurizamo kwanga Kiliziya Gatolika. Uboneye gusengerayo. Ubu ngubu nurunuka mbese kandi afite se nyine umupadiri. Aribaza atari nta kintu naba njya kumarayo. Urumva rero ibyo ngibyo byagize gute, byamubereye igikomere gikomeye. Ariko Olivier yihangane cyane. Tugiye kuvuga yego ku gikomere giteye uko, kuba umupapa yabyara umwana akamwihakana. Yego, ashobora kubyara umukobwa cyangwa se umuhungu, ariko icyo ni igikomere umwana akurana mpaka. Yego, akimara kwiga kuvuga byonyine abaza ngo mama papa ari hehe, dadi wanjye ni uwuhe. yego, buriya nubwo igikomere cyagera ku mwana gusa, no kuri nyina kimugeraho. Bo uravuga ati se umwana ahora mbaza papa we, ngabura uko mubwira, umva igikomere aho kijya gute, kimugumamo. Wa mwana rero akenshi uzasanga ahora yigunze, adaseka, kubera nyine afite igikomere cy'uko papa we, kandi ugasanga n'uwamubyaye afite ubushobozi. Afite ubushobozi bwo kumufasha, afite ubushobozi bwo kumufasha akiga cyangwa akiteza imbere, agakora imishinga itandukanye, ariko kubera ko
adafite imbaraga zo kuvuga ati ni dadi wawe cyangwa papa wawe bitewe n'umutima afite, yego, ugasanga wa mwana cya gikomere umuntu aba ari igikomere kigatuma atajya mu bandi. Uzi ko igikomere gituma udasinzira, uzi ko igikomere gituma wiheba, uzi ko igikomere gituma utabyibuha, yego, kubera ko igikomere ni kibi kiragukurikirana paka. yego. Umwana rero wanzwe na papa we, igikomere aragikurana kandi iyo bitageze avuga ngo papa we abimenye, igihe kimugiraho ingaruka mu mutwe. Kwa kuntu uzasanga buri gikomere gishobora kugira igikomere ukagira igicuri kubita hasi ukajya mu bademure kandi ari igikomere, yego, cyarakurenze. Yego, hari n'ukundi kuntu nanone ntaguciye mu ryo uvuga, abapapa bajya banga abana babo, yego, kubera amateka arimo kujya mureberamo y'ahantu yavukiye, akabona nta kintu ateze kuzigezaho namba, yego, akavuga turiya mwana reka mwanga. Noneho kubw'umugisha w'Imana, kubera ko umwana ari umwana uturuka ku Mana, umwana agakomera, yamara kwiga nka kaminuza abonye akazi, oya, ahubwo agatangira guhamagara nk'uko wenda naba narakwanze, wamara nko kubona akazi twakubitana nko mu muhanda urimo ugenda ahangaha za Gitarama, sibyo? Ukajya nkajya nkubwira niko sha nikazu wari uzi ko ari kuri umuhungu wanjye sha, kubera cya gikomere ufite, ukaba wumva wahita umpekenya burundu ukajya gusa. Ahubwo ushobora no kubikubwirwa se umwe yasabwa hasi kubera ihungabana, yego. Kubera iki? Kubera ko ararebye asanga urakomeye. Njyewe hari umwana nzi wanzwe na papa we, kandi papa we ngo ni umuntu ukomeye cyane muri kino gihugu. Yateye inda nyina akora akazi ko mu rugo, noneho aho umwana nyine gutyo akuriye akajya yibaza se papa ninde, baza kumumubwira, aza gufata telefone aramuhamagara ageze mu wa 3 segonderi. Ageze mu wa 3 segonderi amuhamagaye se amubwira nabi cyane, umwana aravuga ati ndajya mu gisirikare nzamurase. Wumvise ajyayo? Oya, ntabwo yagiyeyo, uretse ko nyine wenda n'iki gisirikare cy'u Rwanda twe kidutoza, ntabwo iyo ugiyeyo uvayo ahubwo uri umwana mwiza, kubera ko nyine hariya ego ni ku myitozo ikintu cya mbere banza gutoza n'ikinyabupfura. Nawe yajyayo ntiyari kuza ngo akore nk'ibyo ngibyo, ariko umva icyabimuvugishije nyirizina ni igikomere afite cyo kuba se yaramwihakanye, hanyuma yarangiza akamubwira n'amagambo mabi amubwira ko atari se wamubyaye. Rero uyu munsi wa none ibyo bibazo ni byinshi cyane, kandi si mu gihugu gusa cy'u Rwanda, nyine hirya no hino. Uragera hirya no hino ugasanga umuntu w'umubyeyi cyangwa se w'umugore ahetse umwana, wamubaza uti se bimeze gute, akugira ngo agusubize ukabona araturitse ararize. Ni igikomere, ni igikomere kigize gute gikomeye. Ibyo rero twabikomoje kuri uriya mwana witwa Olivier, wabyajwe cyangwa se padiri nyine niwe wamubyaje nyine, kandi arangije agira gute aranamuhakana nyine, urumva ashaka kumwitirira undi muntu. Nyuma yaho rero yaje kubimenya. Ibikomere bishobora gutuma umuntu akora ibintu atari kuzakora cyane. Ese wari uzi ko ngo igihano cyabayeho gikomeye ku isi ari ukwirukanwa mu idini cyangwa se mu itorero? Kuriya nicyo gihano cyabayeho gikomeye ku isi. Kiliziya ikimara kugera ku isi nyine, ikimara gushinga imizi, kubera ko ryari itorero rimwe, ntuzajya kumva umuntu arakubwiye ngo akaziruka mu itorero akubwira ati sha, kubera wenda ububabare umubwira agahita akubwira ati wowe kabura idini we. Biriya bintu byitwa kubura idini nicyo gihano cyabayeho cya mbere gikomeye ku isi ya Nyagasani. Aho kugira ngo baguce mu idini rya Katolika icyo gihe ricyaduka, byari kuruta bakakwica. Gucibwa mu itorero cyangwa se kwirukanwa mu itorero kumva ko utakiri mu itorero byari bikomeye kurenza kwicwa. Ubwo rero urumva kugeza aho umwana w'umuhungu avuga ati njyewe sinshobora no gukoza akaguru mu muryango wa kiliziya, aravuga ati njyewe noneho mu buryo bukomeye cyane n'abapadiri ndabanga,
ati ndabanga, ati bari abagabo nini ryarya, ati baba bambaye amakanzu burira kuri aritari bari muri Yezu, ati ariko njyewe ndabanga. Urumva ati ndabanga, ati byarasi nshobora kujyayo. Naramubajije none se nta cyaho ngaho baragukomerekeje sibyo? Ndamubaza nti byibura wabuze n'irindi torero ryo nambwe ni n'ubu n'itorero uzajya mu idini, uzajya nko mu rya Isilamu. Aravuga ati ati byaruta. Urumva ati byaruta. Urumva byaruta. Urumva rero mbo abantu benshi uretse ko ndabatabiha agaciro nyine ariko bakabifata nk'ibisanzwe, ariko abana banzwe na base muri kino gihugu ni benshi. Yego rero pe mu by'ukuri inama twatanga reka bariyo dushyikaho wenda abazagenda bajya mu biganiro byacu hasi bazagenda bandikaho uko bagenda babyumva nabo, ndetse n'abandi bantu bajyaho nanone bakomeza baca mu gikari. Ariko narababwiye ngo nta gikomere nteze kuzigira mvugo mbo nzakivuga icyari cyo, ariko sinteze kuzatunga urutoki umuntu n'umwe. Nubwo Olivier wenda impamvu muvuze wenda nuko yabinyemereye, ariko muvuze wenyine, simvuze se, simvuze uwo bamwanditseho, simvuze na nyina, gusa aturuka mu majyepfo. Ubwo rero Imana nishimwe cyane, gusa aka kanya urukumva ko nk'icyo gikomere ubwo ninde uzakimwomora, mbakaza umwana ninde uzakimwomora? Umwana Yesu wenyine. Kandi Yesu nazakora muri papa kugira ngo kimwomore neza. Ariko tujye tunabwiza abantu kuri, hari ibikomere bidateze kuzakirira mu isi cyane. Nk'icyo uraze nubwo papa we yamubona akanamusaba n'imbabazi, ntabwo abara agakomere gato gasigara mu mutima, ntabwo yabura akantu gato yasigara. Igikomere cyakomuka ariko inkovu yasigara. Yego. Ubwo rero hari abantu benshi cyane baba bafite pe bikomere. Noneho kandi akenshi na kenshi uzitegereza abo bana baba barateye imiruho ba nyina cyane. Baba barateye imiruho ba nyina, abava bakagera nyina akamurerana umubabaro, akamurerana ibibazo, akamurerana ingaruka zitandukanye, mbese umubabaro akaba ari mwinshi. Rero amasaha nk'aya ngaya pe sibyo, reka dufate umwanya tuganiriza abapapa. Abapapa aho muri hose, abazareba kino kiganiro ndetse n'abazacyumva sibyo, iyo ugiye gutera umuntu inda muba mwabyumvikanyeho, munakundana hari kabone niyo mwaba mudakundana, ariko muremye ikintu gikomeye cyane kubera ko mumaze kurema umuntu. Ariko noneho ntabwo murimo kumwemerana hagati yanyu, kubera ko wenda nyine nyina wamubyaye baca umugani mu Kinyarwanda ngo ibyaye ikibazo irakirigata, nta kundi yabigenza sibyo se. Aramwakiriye sibyo, aramwakiriye nyine, aramufite, nta kindi yakora, nta kindi nyine kubera ko nyine ndawe wamubyaye. Ariko noneho ubwe arababaye cyane sibyo, ufite nimba ku mutima arababaye. Noneho rero umubabaro we wo kuba waranze nyine inda agitwite, wa mwana warawuvukana noneho akawubana wikubye nka kabiri. Abyukana agahinda, ava mu nda afite agahinda, ava mu nda afite agahinda. Yego, ava mu nda yagize gute, afite agahinda, afite umubabaro, afite intimba, afite ibibazo cyane bitandukanye. Ubona kenshi iyo mubajije ngo ese ufite ababyeyi, araturika akarira. Yego, araturika akagera gute, akarira. Bapapa rero bene data, mwihangane, waca umugani mu Kinyarwanda yavuze ko isi idasakaye. Twese turi abantu bazapfa tukajya mu butaka sibyo. Kugenda byibura uwo mwana waramwemeye, yajya avuga ati dadi yarapfuye, ariko byibura yitwara inshuti, naramusuraga, nagiraga gute. Noneho leta y'u Rwanda yarabyoroheje ibintu byo gutanga iminani, ntabwo bikiri ngombwa cyane. Ubishoboye wamuha cyangwa se ntumuhe. N'ubundi ko uwo mwana ataje kukwaka umunani wamwemeye ariko agakunda agahirwa akabaho mu mahoro. Afite papa we. Afite nde? Afite papa we. Okay, aho ngaho ni ku babyeyi. None reka tugaruke kuri kote y'umwana. Reka nkubwire, wigeze uba ku ishuri, wamara kuba ku ishuri
ukabana n'umwana babaza papa agahita avuga ati nzabaza mama ejo nzababwira kandi ari n'umusore ahubwo ugasanga ari n'umusore ariko ntamuzi. Yego, nzabaza mama ariko ejo nzagira gute nzababwira. kandi ejo nibwo akaza atazanye igisubizo, ejo akaza atazanye igisubizo, ahubwo iyo ageze mu rugo ashobora no guhita afata nyina mu izosi cyane akamubwira ati mama uramubwira cyangwa ntabwo umubwira. Urumva ku ishuri, urumva ku ishuri nyine hariya, uretse no ku ishuri nyine muri serivisi zose za leta urabizi umuntu aba afite ahantu yanditse. Kazi uzi ko uyu munsi wa none ubu hari umuntu ufite nk'imyaka 15 atagira ahantu yanditse cyane, barahari na vene atagira ahantu ageze gute yanditse cyane. Yego, ukibaza ngo uyu muntu pe ntarangamimerere ageze gute afite. Yego, so umunyarwanda yego yego, njyewe ndabizi, njye ndamuzi umwana w'umukobwa ufite nk'imyaka nka 15. Urumva nyina yamubyara ntigeze amwandikisha. Urumva yamwohereje kwa se, samwohereza kwa sekuru, kuni sekuru byarase. Uwo mwana ariyo kuryo gusa yirwa agenda mu kiyaga, uretse sekuru wamwandikije no ku bintu bya mitiweli, ariko ndogo ntaho yanditse. Muri leta ntabwo imuzi, na leta ntabwo imuzi nyine, uretse muri ibyo bya mitiweli, kandi nabwo yandikishijwemo na sekuru, sibyo? Urumva rero ibyo ngibyo ni ibibazo biteye ubwoba. Noneho rero hari ukuntu umwana agira gutya nyine, hari akarere numvise niba ari Rutsiro niba ari iki, ikigo ngo kigaho abana 200 badafite imyirondoro ya base, ase bagira ngo aho hantu ngo habaye activite zo kuhubaka umuhanda. Hajyayo nyine abantu benshi baturutse mu ntara zitandukanye, babyaza rero abakobwa baho. None uzantu bigoranira neza, hari anundi biba bitarabyagoranira, sibyo? Uzantu bigoranira neza, yageze igihe agiye kuzuza ifishe agiye gukora ikizamini cya leta, ugomba kuba ufite so, ufite na nyoko cyane. Aho ngaho rero niho ujya usanga byateje ibibazo, usanga abana barimo gusererana ba nyina, sibyo? Kubera igikomere agize gute afite. Yego, igikomere n'ikibi. Ewana, ni muri urwo rwego rero twihanganishije abana bose, tubabwira ngo nimuhumure Imana iri kumwe nawe, nimuhumure Imana iri kumwe namwe, kandi nta gikomere Imana itabasha koma. Ni ukuri ntacyo pe. Niba ababyeyi bari batarakomoye, Uwiteka azakomora, inshuti ntizikomore. Haleluya. Uwiteka azagira gute azakomora mu izina rya Yesu. Amen. Yego, azagira gute azakomora. Yego, azakomora kabisa. Mbese amahoro waburiye ahandi hose, intimba wagiriye ahandi hose, ibikomere isi yaguteye, abantu, sibyo? Na Satani, Yesu azabikomora. Haleluya. Haleluya, haleluya. Imana igenderere abantu bose, yaba bazakurikira kino kiganiro, yaba bari hirya no hino bafite bino bibazo bitandukanye, yaba ababyeyi bafite abana banzwe na base, yaba ari abana babuze base batazi base abariho nyirizina. Imana ibomora ibikomere mu izina rya Yesu. Haleluya. Nukuri ibomora iki? Ibikomere. Yego, ibyo bikomere ibibomore, kandi ngewe aho bari ndababwira nti nimukomere. Yego, Imana irabazi. Haleluya. Isashimwe cyane. Imbaza. Imana igeze gute? Irabazi. Imana irabazi. Sibyo? Imana irabazi. Nubwo byagenda gute, ariko dufite Imana. Imana irabazi. Nubwo bajya baca mu bibazo bikomeye n'ibigeragezo, ariko Imana igeze gute? Irabazi. Haleluya. Buriya akantu wenda twasa n'abasorezaho, Barack Obama nawe se yaramwanze. Barack Obama nzikavuka ari haruguru ahangaha za Kenya. Nyine se yabanye n'umuzungu, n'umudamu w'umuzungu. Ise ngo yandikaga bino bintu bijyanye n'imivugo, nyine ari umustar muri Kenya. Araza barabana, amaze kumutera inda ya Barack Obama arabanga. Urumva? Barack Obama aragenda arayakukuza muri Amerika. Amaze kuba perezida, se ngo araboneka. Amaze kuboneka aramubwira ati cyiza ntituzirirwe tunamenyana. Haleluya. Urumva? Aramubwira ati ngewe cyiza ntituzirirwe tunamenyana. Umva rero nkubwire, dusoreze kuri uyu mugani w'ikinyarwanda.
baca umugani mu Kinyarwanda bakavuga ngo umwana wanzwe n'ugira gute n'ukura. ibyo bintu ibyo ntiwabyumvise umwana wanzwe n'ugira gute Ukura. ni ukura. Haleluya. Reka tubabwire aho bari hirya no hino, Yego. tubabwire ngo umwana wanzwe n'ugira gute ni ukura. Mutuze mukomere umutima, tuzakura cyangwa se muzakura. Haleluya. Urumva burya umuntu waciye mu mibabaro aba ari umuntu ukomeye. aba ari umuntu ukomeye. Yego, ni nabo bantu akenshi na kenshi bakunze kugera kure cyane. Yego. Abantu baciye mu mibabaro n'ibigeragezo cyane. ubwo rero akanya nk'aka ngaka rwose umwana wanzwe ni ukura. Yego. Ni ukuri muhumure, mugomba gukura kandi mugomba kubaho mu mahoro masa. Yego. ku manywa na nijoro. Yego. Imana yari narabiwe impamvu ikunda imfubyi igakurikiza abapfakazi, igakurikiza abatagira shinge na rugero. Urumva mu by'ukuri iyo umubyeyi ageze gutya akabyarana n'umuntu yarangiza akamwanga, uwo wamwita umupfakazi, wamwita umuburagabo, wamwita icyo utabeshye. Mbese hari abantu ubundi batabona igika ajyamo. Ibyo narubize umubaza uti none se ubwo uri iki, agasanga nta kintu agize gute ari cyo, agasanga nta kintu agize gute ari cyo. Kisa mugani se ndi umupfakazi, uwo mupapa ntiyigeze apfa. None akibaza ati none se ubu koko ndi indaya, nabwo rimwe na rimwe ugasanga siyo. Akibaza ati none se uyu munsi wa none ubu ndi iki, akagishaka akagera gutya akakibura. Rero pe mureke mbabwire dukomeze gusenga cyane. Imana turayinginze iri mu gihugu cyo mu ijuru yomore ibikomere bya bene data barya, yomore ibikomere. Imana ijya yomora yonyine yomore ibikomere biteye ubwoba biri mu mitima y'abantu, kubera ko abantu bamwe na bamwe bagenda barimo kuvirirana kandi bakabaye ari bazima. Imana niyo ifite password. Reka nsoreze ku buhamya bumwe nko mu minota 3 ndaba ndangije. Umwana w'umukobwa wo muri ziriya nce za Kamonyi, ntabwo ndirerwa mvuga umurenge, ubu ntabwo kiba mu Rwanda, bagiye gutura muri Kenya. Ngo yari afite nyina w'umunyamasengesho, nyina w'umunyamasengesho asenga cyane. None ngo Imana ikajya imubwira ngo ajye ataha kare, cyangwa se najya no gusenga agende hari umuntu bajyanye. Umunsi umwe rero ngo baje kujya gusengerana, bajyaga bajya mu butayu, nyina abo bajyanaga baramusiga, kandi we nyina yari umuhanuzi. Abagabo 3 bamufata ku ngufu bamutera inda. Uwo munsi banamufashe. Arangije arakomeza ajya gusenga. Bukeye nyine arataha afite umubabaro wo mu mutima. Hashize igihe gitoya inda ibiragaragaye. Siki nabo bamukoreye baramubaje ati ha ni umwuka wera se yiguteye nawe ugiye kubyara Yezu wa kabiri. Ugiye kubyara Yezu wa kabiri, umwuka wera nawe yaguteye iminda. Ati kubera ko tubizi ko nta bagabo bayicisha. Inshuti yanjye uyu mukobwa agira umubabaro akibyara. Rero mu minsi itambutse urabizi ko umuntu yabyaraga mu ntara bahitaga bamwubakira y'uburushyi, bahita bamukubita pembeni, barambwira ati genda n'icyo kinyendaro cyane. Umva umubyeyi igikomere cya mbere afite, noneho we n'umuteye inda ntabwo azi. Uno muri abo bagabo 3 ntawe yigeze amenya. Atewe inda n'umuntu atigeze agira gute akunda. Urumva noneho arangije amaze kubyara umwana w'umukobwa bamukubita inzu y'uburushyi. Aragenda ajyamo n'uwo mwana we. Umwana ari aho ngaho, nyina arakomeza gusenga, akomeza kwinginga Imana, ariko abaho mu buzima bwo kwizengurukaho. Hanyuma nyina afite umwana wagize nk'imyaka 5, nyina yaramaze nk'umwaka arwaye kanseri. Nyina yaje kurwara kanseri ahera hasi, ariko Imana irakomeza iramutunga mu buntu bwayo. Haleluya. Umwana amaze imyaka 5, kubera ko umwuka w'ubuhanuzi ntabwo yarigeze umuva, yaje kumva ijwi rimubwira ko agiye gutaha. Aravuga ati wite mubaze ikibazo kimwe,
uyu mwana mfite aha urumva utagira se ugiye kuburana nyina urabona azajya hehe urumva urabona azajya arabibwira ati wite ndakwiyamye mu mashyira mu mudiho ufite abantu bapfa bakagira babashyingura bakagira babakurikirana njyewe utagira epfo na ruguru ni njyewe ubona ugomba gutaha ni njyewe ubona ugomba gupfa byaje kugenda biterera byaje kugana ku musozo wa mubyeyi koko ngo Imana imusanze imwereka ibyiza agiye kuzabona mu ijuru noneho ngo agiye gupfa yanditse ngo agapapuro agaseseka mu mwate w'inzu inzu zingizi za rukarakara zingizi z'amatafari za rukarakara arandika aravuga ngo Mana umwana wanjye uzamurebe ugire gute wirebe umwana wanjye uzamurebe ugire gute wirebe kubera ko yarabizi ko kwa sekuru umubyara batazamwakira no kwande yego batazamwakira wabyumvise ibyo bintu mubyarangije arapfa amaze gupfa ukumva ko umwana hano yari afite uburyo ni kwa sekuru byara nyina aragenda ajyayo kwiga yiga bigoranye bakajya bamucyurira ko ntaho afite abarizwa na mba arangije asoza amashuri yisumbuye arakomeza nyine ubuzima bwo gushakisha bwo gupfundikanya akajya yibaza atari ko icyaha mama yakoreye Imana ni iki ko bambwiye ko yari n'umuhanuzi byaje kugenda bite rero yaje kugira igihe cyo gushyingirwa ibyo bya bikomere byo mu nsengero byo usanga tuvuga ngo umuhungu aramurambagiza ariko urabungu yari afite iyerekwa ryari ryo uvuga afite iyerekwa umuhungu agira gute aramurambagiza haleluya amaze kumurambagiza abadiyakoni baramubwira bati niko wakicucu urenda washaka umuntu udafite se udafite na nyina n'imiryango ye ntimwemera ubundi uwo muntu uramushakamo iki arabwira ati ariko byibura nubwo adafite ibyo byose ariko byibura afite Imana afite iki Imana afite Imana sha umuhungu rwose afunga umutwe ubukwe mu itorero barabwandika bajya mu rukiko barasoza noneho rero reka nkubwire ibyisi byabaye ibyisi buriya abantu bazagukundira icyo ufite cyane n'icyo uri cyo n'ubu unakennye ntawe uteze kuzagutwerera kubera ko azaba avuga ngo nanjye igihe nzaba mfite urubanza nk'uru nguru ntaho azabona kura uzabitegereza iyo barimo gupanga amanama y'ubukwe y'abantu bakennye mu rusengero cyo kumva umuntu aridumbukije yitanze 500 ukabaza ikintu 500 azamara mu bintu mbese ni mbuze uko ngira kujya gatabona ko kujya gatarakara ubu yatarakara se undi 500 ubundi ni amafaranga nyine amara iki mu bukwe noneho umwana w'umukobwa ngo abadiyakoni bajya mu rugo bageze mu rugo ngo bajya gupanga inama y'ubukwe kubera nyine ari mu ntara bakurikije ibishyingiranwa bakurikije ibirongoranwa bakurikije ubukwe bakurikije ibiki byose basanga agomba kuzakoresha ibintu by'ibihumbi 900 amakeya 900 bagiye no kwitanga bwa mbere amafaranga bitanze 35,000 bamaze kubyitanga ngo batashye Imana iramusanga uwo mukobwa iramubwira ati amafaranga yose byitanze nta na gake gasigaye ubutani bagaruka uzabatekeramo ibiryo bayarye bayarangize yose bakure mu nzira ubutaha baje basanga yabatekeye muri ayo mafaranga ntago hazaga benshi cyane arabatekera baramubwira bati se yakibirinduye cyicara hejuru harano wateruye nk'akamiliyoni umwana w'umukobwa arabwira ati rero njye Imana yambwiye ko nzabatekera muri ayo mafaranga mwamaye kubera ko no muri ntacyo yamara ubukwe buba buteye usigaje nk'ibyumweru 2 bagikora inama za nyirarureshwa zimeze nk'izo ngizo tubona rero no kubwira abantu ngo nuzajya ujya gufasha umuntu yaba ari mu birori bitandukanye agiye gukora jya uterura ikintu gifatika kabone niyo yaba nta kintu azaguha ariko byibura Imana y'ibibireba
nawe hari icyo yazagukorera ku bwa cya kintu wakoze. Noneho bo umwana w'umukobwa hasigaye de somene ngo umuhanuzi mugenzi we aramuhamagara amubwira ati jya kugura ibirongorano. Undi ati se shanda bigura iki? Arabwira ati retse 3,000 byonyine mfite, nayo naciriye inshuro nahingi, nta kindi kintu mfite. Urumva inshuti yanjye, hasigaye iminsi 13 umuhanuzi aramubwira ngo numvishe ijwi ry'Imana rimbwira ngo njya gushaka ibirongoranwa. Hanyuma arangije aravuga ati ariko kwera Imana ni igitangaza, iranyohereza gushaka ibirongoranwa nta natanu mfite. Umva rero icyo yakoze, yaragiye hasigaye iminsi 9, icyumweru ubwo urumva ko ni iminsi 2. Aragenda ajyayo, cyumva nta kintu bisa n'ibimubwiye, bisa n'ibiyogayoga mu matwi ye. Aragenda ngo aca ku isoko, ngo arazengurukamo gutya, arareba aravuga ati mbo ibitenge nangaha bicamo, arabaza. Arangije ngo aragenda kumwe amasoko yo mu ntara nyine abameze nk'ukuntu yubatse ukuntu mu minsi yatambutse ubwo niyabaga yubatse. Aragenda ngo ahantu yajya gaca agiye mu isoko ngo hari urutoki. Aragenda ageze we ntabwo yasenze icyo gihe, ntabwo abona amasengesho usenga, ahubwo yishwe n'agahinda, yicara hasi ararira. Amaze kurira no gushishuka, ahamagara umugabo aramubwira ati mugabo, ati njyewe, ati wa mugani kunshaka kwawe ni umuruho, ati uwo ngubu aka kanya, ati uretse njyewe njyenyine uzi, nta n'ikindi kintu mfite nzazana. Umugabo yagira ngo ni marayika yari yaramugendereye, aravuga ati nta kibazo uzaza. Urumva nta kibazo uzagire gute, uzaza. Ako kanya hari umuntu wari uri mu Bubiligi. Ndagira ngo tujye tubwira abantu Imana ifite imbaraga, rero ifite inzira zirenze za zindi z'imyenge ya supanete. Ngo hari umuntu wari waragiye mu Bubiligi, Imana iramubwira ngo ndakugurije. Icyo gihe rero yahise imucamo, iramubwira ati noneho nyishyura. Aribaza ikintu ari bwishyura Imana, iramugenderera imwereka nimero za wa mukobwa wubwo ahagarara mu Bubiligi. Aramwihamagarira mu mazina yombi, ngo yabonye nimero y'imibare byinshi cyane ngo byirukanka, agira ngo ni kuzima amamagara, akaravuga ati njya hano nsaba amafaranga. Nahita nyakira, ahita yitaba. Amuhamagara mu mazina yombi kubera ko Imana yari yaramubwiye. Aramubaza ngo kuki utantumiye mu bukwe? Undi aramubwira ati wapi, rero gutumira se ndakuzi. Aramubwira ati mva nkubwire icyambere, wowe ntugira